Kino giti bita umubirizi, umubirizi hari byinshi mwawumviseho ariko ngewe icyo nywuziho buno mubirizi ni uvura indwara nyinshi ariko nzajya mbabwira indwara nkeya. Urabona twibereye kuri rufunzo, hano none ufunzo, ibintu byose nabyo nzabigisha icyo bimara. Bino nabyo ni icyo bita urutamyi, urutamyi ni uru nguru ariko urumubona nacyo runo ruzingura abakobwa n'abagore n'abagabo bose rurabazingura, ariko kiriya ntabwo ari cyo nagambiriye uyu munsi. Uyu munsi rero nje kubigisha kuri kino cyatsi bita umubirizi. Nshimira abantu bakomeje kubana nanjye, abantu bose baba abanyagihugu, baba abanyarwanda, baba abarundi, baba abari hanze y'igihugu, bavuga ati nshimira abantu bakoze kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, twigira ibimera by'iwacu, twiga ejo hacu. Mbese ni gute nakoresha umuti ntiriwe nirukanga? Hari igihe dukoresha imiti ya kizungu ariko ugasanga indwara turi kwivuza ntihwanye n'indwara dufite. Hari indwara za kinyarwanda, hari indwara mbese zo z'abarundi, hari indwara mbese buri gace n'umuco wako nicyo bivuga. Rero kino giti cy'umubirizi hariho abantu bakunda kubyuka bafite iseseme yarya ibiryo akumva afite iseseme, yakiborosa akagira iseseme, akagira ikizibakanwa cyinshi, cyangwa bakagira uburyo bwo kumagara mu kanwa, bakagira n'ibintu bijyanye n'ibisebe mu kanwa, cyangwa ukumva uri nko mu bantu ukumva umuntu birimo biraruma biragongera. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni amibe, abandi bakavuga ngo ni amaranga aba yizingura. Biriya bintu harimo abantu ntabwo bisobanukiwe, ariko biriya bintu nabyo ntabwo byoroshye, ni nk'ibintu by'ibiterano. Abandi bakavuga ngo ni inzoka. Umuti wabyo rero ni uyu nguyu nkuzaniye. Uraza ugafata kino kibabi kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu by'umubirizi, warangiza ukabyoza neza, ukabinyuza mu mazi ukabyoza neza, ugakuramo mikorobe n'ivumbi, warangiza ukabisekura cyangwa ukabiteka gutyo. Nabyo nabonye nta kibazo. Warangiza ugafata akakukuri gakeya ugashiramo, ubundi ugafataho ibiyiko bitanu by'amazi cyangwa bitatu, ubundi ukabivanga. Wamara kubivanga ariko ubinywa ari bibisi. Wamara kubivanga, uyu muti ntago uwuteka. Wamara kubivanga ukabikamura, ugafata ibiyiko bitatu by'uwo mubirizi bivangemo n'akagikukuri. Noneho mbere yo kunywa ukawunywa mu gitondo kare cyangwa mbere utari warya, ugafata agasukari gake ugasa nko karigata, noneho ugahita unywa uwo muti. Ku bana, hariho n'abana bikunda kuba ngo ni ibintu bari kwizingura. Ku bana bo ushobora no kuwuteka, nk'umuntu ubishaka wanawuteka nta kibazo, ariko uko ugenda ukoresha uwo muti ya seseme igenda ishira. Iminsi itatu iseseme ubundi bayagiye. Uyu muti nta gutinda, ukora otomatikari, nta gutindaho, urihuta. Icyo umubirizi ukora. Ikindi rero uyu mubirizi ukora, ushobora gukomereka igikomere gikomeye cyane wibereye nko mu mashyamba. Ntabwo wahita abantu ntabwo wegera amavuriro, ugahita ufata kino giti ukagishishura. Wamara kugishishura ugasiga kuri cya gikomere cyawe se ukomereka ako kanya, ya maraso yadudubizaga ahita yifunga ako kanya, bigahita birangira. Bana banjye rero murakoze cyane. Akamaro k'umubirizi ni kenshi. Hariho abawukoresha bashaka urubyaro, harimo abawukoresha bashaka kongera imbaraga z'abagabo, ariko ngewe mwiteyemo ako ngako ku bantu bafite ubwo burwayi bujyanye n'iyo amibe. Nta kibazo, uyu muti uzabafasha kandi murakoze cyane. Imana ibarinde. Mukande subscribe,
mukore share ku bandi, mushireho comment, mushire icyo nabigisha, namwe mutubwire icyo mwatwigisha kandi murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde.